guys ni nkuko bisanzwe murabizi ni Karima Films ndetse Net 7 cyase Futures Net 7 nkuko bisanzwe murabizi ko tubafite ibyamamare ku ruhande hirya no hino, ibyamamare mu ndirimbo, ibyamamare mu mirimo bakora, ibyamamare mu bakinnyi b'amafilm, ibyamamare mu bantu b'amakampani akomeye cyane. Noneho ari nayo mpamvu avuga ngo company muri iyi minsi, company zizwi cyangwa company z'ibyamamare mu Rwanda dufite ziri kudukorera ibintu bimeze neza. Ko mukomeza kureba kuri kamera za Karima Films cyangwa se screen za Futures Net 7, uyu mugabo mbona umeze neza, ukeye w'umujene ukuntu mwewe sinzi ko muri wibone niwe tuje gusura mu rugo hano iwe. Mwiriwe mugabo, mwiriwe neza. Ngira ngo ibyo ari byose watangira wibwira abantu kugira ngo babone umuntu tuvugana nawe ari. Amazina ni ongerejwe. Ego, amazina ni Girimbabazi Yves. Abandi ko uri umusore w'umujene cyangwa se umugabo we? umusore w'umujene birumvikana. Witwa Yves, witwa Yves Girimbabazi Yves. Yitwa Girimbabazi Yves. Girimbabazi Yves, tugusuye hano iwawe, hano mutuye mu murenge? Dutuye mu murenge wa Kanombe. Umurenge wa Kanombe. Okay. Murenge wa Kanombe niko twaje tuzi kureba cyamamare. Murabyumva neza ko tuje kureba cyamamare mu murenge wa Kanombe. Nk'umukoboyi cyangwa se umuntu ndi kubona imbere yanjye mbona uwo mujeni Girimbabazi Kanombe cyangwa se Yves. Yves, mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umutekinisiye. Ndi umutekinisiye nkorera mu gacinjiro ko mu mujyi. Mfite ibintu bijyanye n'ibitanda, utubati, amagarderobe, amasaramanje n'amasaro meza cyane. Numva ngo ubu ufite ibintu bigendanye n'imbaho. Yes. Ubu ufite intebe, ubu ufite ibitanda, ufite ububati. Mwabyumvishe abasore mutararongura, abantu mugishaka kugira amajyambere mu rugo cyangwa se abantu mutabifite cyangwa mushaka gusimbuza, umurumva hano babigurira hano mu mujyi i Nyarugenge, hafi ya ADPR mu gacinjiro ko mu mujyi. Mu gacinjiro ko mu mujyi ahantu bita muri Kora? Muri Kora niho uyu mugabo akorera, mubona uri imbere ya kamera cyangwa se ya screen za Futures Net 7 Karima Films Rwanda. None Yves Karame, ibitanda byanyu babikoze mu ziyambaho? Hari yego, hari ibitanda bya ribuyu tuba dufite bya guhera kuri santimetero 90, 120, 140 na demete n'180 n'160. Amoko yose tuba tuyafite, ariko biba bikozwe nyine muri ribuyu cyangwa pinusi, no muri muvura, no muri bya MDF tuba tubifite. Niba mwakoze ibitanda by'amoko yose mu rubaho mu rifuzamo rwose kabisa. Ego, ibitanda bifunitse. Watangiye uvuga ko uhafite muri mu gacinjiro ko mujye muri Kora, ucuruza mwabanjije kubikora, wowe uri mu babikora cyangwa utanga akazi? Urumva mfite kampani, harimo abakozi. Ubwo no kuvuga ngo nanjye nibyo natangiriyemo nyine nkora, ariko nza kugira ubushobozi bwo gukoresha abakozi barakora, nanjye nkashyira ibintu ku isoko. Nivuga ngo ufite kampani. Kampani yawe yitwa gute? Kampani yanjye yitwa Masengesho Limited. Masengesho Limited. Bivuze ko ubwo Masengesho Limited niko yitwa? Yego. Zamura mikoro hejuru, iyo umuntu agiye kunguta nkoranyambaga yayibona kampani nko kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter cyangwa se kuri YouTube? Ego, wabibona. Yego, bivuze ko ubwo noneho nk'abantu babishaka benshi bajya kuri YouTube bakandikaho Masengesho Limited, tugeza bizamuka bakabona ibintu mukora bwo babinariho rwose cyane. Tuse naho tunyura inyuma y'akazi kawe wenda, ariko
umunyamakuru hari ikindi mfite kampani ebyiri hari kampani yitwa nyine Masengesho Limited ijyanye n'ibintu bya meburi yego hari n'indi kampani mfite nayo yitwa Masengesho Limited ikorera hariya hano mu mujyi hagati Matewusi iranguza ibintu by'imyenda byo mu Bushinwa naho mwahadusanga nta kibazo nuvuga ngo ufite ibintu ufite company y'imyenda ufite isoko ry'imyenda ufite kumusome ku mazi nta kibazo ufite isoko ry'imyenda unuvuga ngo uraranguza imyenda ukagira n'ibintu bya Dubai bibira bintu bitamebure ibitanda bitamebure intebe bitamebure mebure cyangwa se ukafite n'amaberiso y'abana mbese no kuvuga ngo ikintu kijyanye n'ikintu cyerekeranye na mebure cyose wagisanga iwanjye wagisanga kuri Masengesho Limited imyenda Masengesho Limited none byazindi zimbaho babaza hepfo muri kora nazo umuntu abisanga kuri Masengesho Limited yego byose n'umuntu abisanga nabyo urabihasanga yego murakoze cyane kabisa murumva neza ko ibintu n'amahoro abantu bakeneye bitanda imyenda mufite iyo myenda mufite ni y'abana n'abana harimo iravanze harimo iy'abadamu n'iy'abana bakivuka b'impinja yego n'amapampese ibyo byose wabihasanga nta kibazo hari imyenda y'abana hari iyo myenda mwayumvishe abantu muri hafi kubyara mwajya kugurira kuri Masengesho Limited urumva mwajya kuri YouTube mukandika mukabona Masengesho Limited mukabasha kwihahira imyenda ndetse n'ibitanda n'amaberiso y'abana ndetse n'intebe zo muri salo wanyu ufite zishaje wamureba ngira ngo ibyo byose dusa naho turi mu buzima bwawe bw'akazi ariko reka duse naho tunyura ku ruhande mu buzima busanzwe ubundi ukunda iki bigendanye no kuba wowe uriho ukunda iki bijyanye no kuba wowe uriho mu buzima bundi iyo akazi karangiye ushobora gukora iki ushobora kuba ukunda kurya iki ushobora mu magambo makeya ikintu nkunda cyane iyo ndangije akazi ndataha nkajya mu rugo nkajya dushe namara kuva dushe nkacomeka telefone narangiza nkacomeka na mashini nkasubiza inyuma nyine nkareba uko umunsi wanjye wagenze n'ibintu wenda ntatunganyije neza cyangwa se raporo y'ibintu ejo ibyo nzakora nyine ejo ndarambikoze nyine ndabanza nkafata nk'isaha nkafata umwanya wo gutunganya ibintu akazi kanjye k'ejo noneho narangiza ubwo mpita mfata nkunda amazi ubu by'ukunda nabonye ukunda amazi kuko hano hari ikirahure ririmo ndabona ugenda umiraho ariko ni nabyo byiza kuko amazi ngo ni ubuzima amazi bira ngo niyo menshi umuntu agira mu mubiri yego aza ku mwanya wa mbere ngira ngo mu bintu byinshi bitunze umuntu yego none iwawe nk'uko turi wawe tubibona aya mazi unywa ni jibu bimeze bite yes ni jibu yego ubwo turayamamaje nta kundi kandi batatwishyura ariko nta kibazo icyo turebaho nuko tureba ngo turi kumwe n'umuntu witwa Yves akaba afite imbuga nyinshi cyangwa se afite amasoko akora ibintu afite Masengesho Limited ushobora kubona intebe imeza ibintu bigeneye n'ibikoresho byo mu rugo hafi amabiro ya byose ariko ntabwo navuze byombi ubwo ni amabiro yo muri ofisi abantu bafite ama ofisi bagira ama ofisi ruhangaha ibigo by'amashuri mukina ama ofisi abantu bagiye gukora ubwo bakeneye intebe urumva ibyo ntafite ndetse n'abagiye kubyara mu mazi iminsi mike mukoze uko mugiye kubyara mukene kugura imyenda y'abantu mukene kugura amaberiso mwegere uwo bita Masengesho Limited ubundi abahereze imyenda cyangwa se Yves karibu Yves duse naho tunyura twari tugeze hari umbwira ngo ukunda amazi ndetse no ku gahunda zawe ngo zigendera ku munsi none mu kurya ukunda kurya kiba tono umusoro ukeye umujene yego iyo maze gufata amazi ndi kuri mashini iyo ndangije mpita mfata imbuto ubanza kurya imbuto mbere yo kurya yego
nkarya imbuto, namara kurya imbuto afata akajimu gatoya. Yego nkunda siporo, na siporo ndayikunda cyane. Nkagenda muri gym gato nkagorora imitsi, urabyumva. Yego narangiza nkagaruka nkunda kurya imvange. Kunda kurya imvange ariko iyo bibaye byiza bikaba akarusho ndenzaho n'ifi. Nibyo biryo byanjye kabisa. Yego. Ibyo biryo nibyo ukunda, ifi n'imvange, ibyo biryo wemera nka Yves cyangwa se nk'umuntu twasuye icyamamare. None Yves, twakomeje kukureba tukwitegereza, turabona dukomeza kubona ushobora kugira isuku nyinshi cyane. Turabona ariko cyane cyane ku mupira wawe handitseho ngo Puma. None Puma ni logo, Puma ni iki? Puma ni ikirangantego cy'iki? Puma ni iki? Kumbona Puma kuri wowe wambaye umupira white ariko amagambo andikishije umukara. Puma bisobanura? Puma ni reka mvuge ngo ni marike nkunda. Niyo marike nkunda mu buzima bwanjye. Nuko wenda bitashobotse mba nkweretse tweretse abakunzi bacu imyenda nambara imipira amarakosite menshi aba ariho Puma. Imyenda ya siporo ni ya Puma, mfite sipuresi za Puma, ariko noneho kuko umwihariko harimo umukara n'umweru. Ubwo twagiye ahandi turaza kuhagera na rinete ndabona cyangwa se Ray-Ban. Sinzi ndabona bishobora nazo zishobora kuba ari Puma. Nazo ni Puma. Ni Puma, yes, kuva hasi kugeza hejuru ni Puma. Niyo nkunda. Nazo ni Puma. None biragaragara ko hejuru hari uburyo wakoze umusatsi neza, hazamo ibintu ngo sinzi ukuntu babyita, icyo bintu biba bimeze gutyo ngo ni babyita gute? Cyangwa ngo ni waves ubundi ziza mu mutwe byagenze gute? Niko uba waravutse cyangwa zizamo uzizimisha? Mu by'ukuri ntabwo zizana. Burya ahantu hose hari isuku iteka, ikintu cyose washyizeho umutima kiremera. Yego, niyo mpamvu nda umusatsi wanjye nyine ntabwo wizanye nk'uko ubibona, ariko nakuvuga gute? Hari amavuta menshi bisaba? Amavuta yo nisiga nyine nko mu mutwe tutaragera kwisiga. Ndashaka kugira ngo umenye uwo musatsi nyine kugira ngo izo waves ni amavuta bitera, ni isuku gusa? Ni isuku n'amavuta. Yego. Ariko hari n'andi ukarabya mu kugira ngo yego, hari isabune nkoresha. Yego. Ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge isabune ukoresha, ubwo ni isuku n'isabune n'amavuta. Ukoresha. None izo tujya kukumenya kuri cyamamare n'ubundi kuri izira nkuta nkoranyambaga ukoresha cyane uri gushyira biriya bintu byawe ucuruza, twakomeje kubona wambara izo Ray-Ban. Uzambara kubera uburwayi, uzambara kubera ko uzikunda, uzambara kubera iki? Murakoze. Ray-Ban impamvu zikunda nuko nyine nakubwiye ngo guhera hasi kugeza hejuru nkunda kwambara Puma. Na Ray-Ban zanjye nkunda kuzijyanisha n'imyenda nambaye. Nuvuga ngo ufite n'izindi Ray-Ban? Yego. Nta wundi muntu tukiganira nawe turacyagana n'uwo bita Yves, akaba ari icyamamare, akaba ari umuntu ugiye kutubwira mu kanya araje tubwira amafaranga, afite amafaranga menshi. Namwe murabibona, aragira ati ifaranga rikubise haroroha. Nubona ngo wavuze nk'ishobora kuza kubera ko wagize gute ngo wakarabye mu byonyine, murabibona neza ko aragira ati reka nzikuremo mbereke ko none ndi muzima, utajya ngo ndapfuye n'amaso, ndi mushya, ndacyari mutoya. Yves, siko ntari nabona mu maso wawe nkamabonye. Yves, ko mu buzima utwumvishe ko ibintu byose ukunda Puma, isuku nyinshi kuri wowe. None nk'iyo ushobora kuvuga uti nko ku munsi cyangwa se mu kwezi wakoze gahunda zawe zo mu kazi muri iriya myenda yo mu Bushinwa ujya kurangura muri ziriya bintu byawe by'imbaho cyangwa se bya Dubai, iyo wabikoze nko mu kwezi
ushobora kwinjiza amafaranga ne ibyo bintu iyo nabikoze wakoze control usanga winjiza amafaranga ne nibuza mu kwezi ushobora kwibarira hagati y'ibihumbi 400 havuyemo imisoro habe imisoro ubwo wanahebye abantu bose yawe wowe bwawe ufite 400 we niyo mbara iyo byagenze neza kandi nawe ngo watangiye umufundi yatangiye ndi umufundi ukorera nawe igihumbi ndi umufiniseri umufiniseri ni umufiniseri bakoresha umuseno ukuba imbaho kugira ngo zike kugira ngo uze gusiga verine cyangwa usiga irangi yego yawe mwabyumvishe neza aho zari umuntu usukura imbaho kugira ngo babone uko batera irangi kuva aho zari umuntu uciritse none rero urwego uri ku rwego rwo kuba rutima kwezi injije 400 narariye nahembye abakozi ariko konti yanjye injije 400 yego none umuntu ushobora kuba ureberaho ibi bintu byawe ukora cyangwa se uvuga uti nk'uyu muntu namugira nk'umuntu ndeberaho niwe nigiyeho ibi bintu nkora niwe nigiyeho ubu bushobozi mfite ubona biterwa n'uhe watanga urugero urabona hari nk'ukuntu tuvuga ngo abahanzi hari umuntu uba ugusunika cyangwa se ugufasha kugira ngo ukurikirane cya kintu cyangwa ukibemo ntawe ninde wagufasha kugira ngo n'ibintu ubigereho ego hari umugabo umwe bita Kalisa Eugene atuye ku Gisozi yego niwe wampaga akazi ko gukora finissage genda mutwaza n'ibyo bikoresho yakoreshaga nawe yari afite abakozi yakoresha birangira agenda nyine nkora finissage nkagenda nkoramo na nyine ngenda nanjye ndeba ibyo bakora genda mbyiga mbimenya birangije niho mfashe nyine kugira ngo mbashe kumenya nyine ibintu bijyanye na meburi yego niho nabyigiye nyuma yaho nyine mbona ntibihagije njya mu ishuri yabyo ndagenda ndiga ariko uwo mugabo Kalisa nawe yabigizemo uruhare runini muri ubwo buzima bwanjye kuba ngeze aha ngaha yego nanjye nabasha gukora nuva ngo urimo urashimira ubita Kalisa Eugene ari mu bantu bagufashije kugira ngo ube ugeze hano kuko yakwigishije ukuntu babaza nubwo yego wagiye kubyiga ariko wari ufite ahandi ujya gukora pratique cyane ukabona pratique nyinshi teori mu ishuri nubwo naho bagira pratique ariko wari ufite pratique nyinshi cyane ku Kalisa Kalisa nawe yakoraga ibya mebure yakoraga ibintu byo muri nawe yakoraga mu mujyi aho yakoraga mu mujyi Kalisa Eugene yabaye imfura kuri wowe n'umubyeyi ni nabyiza kuba umushimiye kuko hari n'abandi buri bazamushimira hari n'abandi tutaragezaho mikoro cyangwa se kamera cyangwa se amascreen kugira ngo bajye bareba mu makuru ariko ni byiza ko uri icyamamare ukabibuka umuntu watubwiye icyamamare n'ukuri none Yves Karame utuye Kanombe muri Kanombe ko hahenda ibyo byose nubwo twumva ko ufite amafaranga cyangwa se tubibona n'abandi bari kubireba kandi Kanombe waje uhagura inzu waje uriyubakira yego narubatse nabanje kugura ikibanza ndubaka narubatse ni cyiza cyane nk'umuntu witwa Yves wabashije kwiyubakira Yves hari icyo tugira twaganiriye ibindi byose ariko twibagiwe kubaza niba ufite umugore cyangwa ufite abana cyangwa ufite nawe bimeze bite inshuti zo yego inshuti zirahari ariko ntabwo birakunda neza ntabwo cyangwa ntibiri ngombwa kubitubwira nibyo yego ntabwo biri ngombwa ntabwo biri ngombwa wenda tubwire ngo mfite umugore mfite okay nta kibazo bijyanye na byiza ko ubuzima bwawe nyine bwo wowe biteze kuri wowe ariko twakomeje kukureba neza tureba hirya tubona akandi kantu ufite ku ruhande karaho kameze ukuntu ako kantu ni agake twakomeje kubona aka ni Bluetooth ni umuziki yego ufata ububaje ukavanga n'umuziki wa oya mwumva ndi gutaha cyangwa se ndi kujya ku kazi
cyangwa se cyangwa muri mu yazo rugo yego ndi muri siporo birumvikana no musanze nyine hano ukuntu nari meze nicaye ndi kwiyumvira umuziki niyo mpamvu nakayifashishijeho hano yego uvuga ngo ubwo ni ububiko bwako yego ni ububiko iyo nshaka kumva umuziki agafungura ashyira mu gutwi ugashyira mu none ugahita wumva umuziki biba bimeze neza ni tubiri yego ni tubiri nishyiramo wumva umuziki nkakora siporo turimo umuriro umuriro burimo yego wa mugani uri cyamamare yive uri cyamamare ufite kuteri zire bluetooth kandi ebyiri zo ku mpande zombi uri cyamamare birumvikana twakomeje kukubaza bimwe na bimwe n'iki ariko nko ku cyumweru kumvishe ko mu minsi yindi yose uba ufite gahunda ariko uruhuka rya ku cyumweru uruhuka ku cyumweru yego niyo mpamvu mwasanze mu rugo ariko ku cyumweru niyo mpamvu takubonye ko tuzi ko wenda kubera ko twakoresheje ubutumire tuzi ko tubwira uti no ku cyumweru ndakora ahubwo nuko nari nabiteguye none usanzwe uruhuka yego ku cyumweru iyo uruhutse umunsi wo ku cyumweru guhera ikibyuka upanze gute utubwira ukuntu wawupanze cyangwa wawuteguye mu gitondo mbyuka saa 10 nkajya muri siporo nkakora korosi yego ndangiza korosi saa 1 nkatengera mu rugo nkajya dushe narangiza nkafata imbuto nkarya narangiza nkaryamaho gake nkaruhuka namara kuruhuka yari iminsi yo gusenga njya gusenga mu za 2 yego nava gusenga nkongera nkicara mu rugo nk'uko nkumira amazi cyangwa se nkanywa n'akaji hariya dushimba mfite ntabwo juice ufite ngira ngo ibyo ari byo byose urumva ko umunsi wawe wawuteguye gutyo ariko noneho hari ibibazo tujya tugira bimwe na bimwe hano kuri Karima Films cyangwa se Karima TV cyangwa se Futures Net 7 cyangwa se Futures Net 7 biterwa no kubyumva kuko tuba dufite ibibazo bike na bike twateguriye abantu tubaza tuba dufite abatumirwa nkawe cyamamare yego kuko ariko tutaragira aho tukubaza ibibazo ibintu byawe bigarukira mu Rwanda ibyo bintu by'ububaje cyangwa hari n'ibindi bihugu ku ruhande ushobora guhereza ahantu mfite isoko rigari ni Musanze ni Rubavu ahantu ufite isoko rigari ni Musanze ndabyohereza mfiteyo ahantu mbicururiza ariko hari abandi bantu bansaba izo serivisi bakandangurira nabo bakabicuruza urumva niho mbyohereza tujya tugira rero urakoze cyane kuba ugomba kwamamaza kuko nibyo ndabizi ko ufite ibindi binyamakuru byinshi wamamarizaho ariko nta kwa Karima Films Rwanda cyangwa se kwa Futures Net 7 ugomba kuhavuga uti niki nkorera ncuruza ni byiza ibibazo tubaza rero biroroshye icyambere kiragira giti Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wavuyeho yitwa nde Minisitiri w'ubutegetsi yitwa Kaboneka Kabonekara indi harya ati yitwa Pierre Ndayisaba ndamishe ahubwo ni Pierre ndi tumva ari hagati yego aha icyakabiri kiragira giti se uwamusimbuye waba munsi ntabwo mwibuka neza icya gatatu kiragira giti kuva hano ku Gicango n'amakona ngahe abiri icya kane kuva hano i Kanombe utuye ugera i Remera ni iminota 30 ni iminota 32 ni iminota 32
kugaruka ni amasegonda 3,200 ntabwo numvise neza kuva ni Kanombe utuye yego kugera i Remera ni iminota 32 none kuva i Remera uzagaruka ni Kanombe ni amasegonda 3,200 yego birangana birangana yes icyaka cya gatanu ukunda Puma wakwereka iyindi sosiyete mukorana itari Puma wabyemera biragoye ibibazo twadufite n'ibyo tusa no tujye kugera ku musozo ariko tutaraharenga turashaka kubaza ngo ukunda umuziki cyane indirimbo ya Bisi Melody isohotse vuba urayizi yes nabwo nakubaza agapera sindi kubaza bunda kubaza ijambo riko harimo ijambo riri kubice bigacika ku mastati nacyo ariko urayizi ndayizi yego ni bayitaka agaki barati rero cyetse ntacyo reka indirimbo ze nyinshi noneho wewe umuhanzi ugukurura wumva ko kukavuga uti umuhanzi ndamukurikirana nubwo yashyira stati cyangwa ufite na nimero ye ninde mu Rwanda ari abamakinyi w'amafilime ari abindirimbo naho ntacyo Davis urabo byumva dore baragushuhuje baravuze ko bagukurikirana aho turahasimbutse mu bakinnyi b'amafilime nta bandi banukunda se mu filimi njya nkurikira filimi zanyu za Karima nayo ukurikirana Karima ni izo nyarwanda nkunda kureba noneho duse naho wenda tugera ku musozo ngira ngo hari abantu benshi mwakoranye cyangwa se mukorana ndetse n'abakozi bawe ndetse n'abimusanze ndetse n'abakiriya ndetse naho urangurira mu Bushinwa sibyo utaha bwo nitugaruka tuzavugana mu Gishinwa tubwire ukuntu bijya kuranga cyose no kuba mu Cyongereza nta kintu twatwaye ariko hari abantu ushobora gusuhuza kuri screen cyangwa se kuri kamera za Futures Net 7 kuri Karima Films Rwanda gira gusuhuza nka babiri abantu ba mbere umuntu wa mbere nsuhuje ni umukire ndanguriraho mu Rwanda Patrice za Marayika bamwita Mukiza Justin aramusubije n'umuryango we abati Nyamutarama kongera ngasuhuza undi mufatanyabikorwa wanjye w'Imusanze bita Giselle yego kongera ugasuhuza nande ngasuhuza na mama wanjye niwe nashakaga nari nzi ko ari ubuherero ariko nta kibazo urakoze cyane yari Karima Films Rwanda yari Futures Net 7 nkuko bisanzwe ikintu cyamamara nyine twaze tuganira nacyo naho gutaha nakagaruka peace